Tumajije guteka duhamagara Sabe Isimbi turamubwira ati turashaka gushima Imana mu buryo ko njye nta rusengero ngira. Turamubwira ati duhereze ikaze kwica nayo Isimbi dushima Imana tugaburira abana bo ku muhanda. Aho ngaho niho umushinga wa fondasiyo waturutse. Iyo umuhungu wanjye yabaga mu muhanda arara ku kiraro cye na mama wiwe arara ku kiraro, basanga ku muhanda umwana tumusubiza ku ishuri na mama wiwe tumushyira mu nzu tumushakira n'igishoro kugira ngo ajye mu buzima bwa buri munsi abone kwitunga. Aba bana bose rero tubafasha kugira ngo basubire ku buzima bwiza babashe kwiteza imbere. Hari n'ikindi yavuze Slim Jesus. Musabe Mama Pasteur Uwanyana Asia atwemerere yegere hano imbere. Hano twateraniye turi benshi, hari abashumba mwababonye aze kubatubwira aduha ikaze muri uru rugo rushya. Abagabo n'abandi basigaye tuvamo amashyi cyane twakiriye Uwanyana Asia. Dukomeze tuvamo amashyi menshi cyane twakageza no kwizera. Kafumba bitabira igikorwa cyacu uyu munsi ndetse ubonereho no kutubwira birambuye igikorwa cyaduteranyirije aha kuri uyu munsi. Haleluya, Yesu ashimwe. Umunsi wa none nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo kubona uburanga bwayo. Mbere na mbere turabanza twakire Imana Data muri ino teraniro n'amashyi menshi cyane. Ndabanza nakire abaturanyi bahaguruke mbakire mu izina rya Yesu. Ndakira n'inshuti zanjye zose muhaguruke namwe mbakire. Murakoze cyane, nimwiyicarire. Zakira abahanzi nabo nibahaguruke tubakire. Yesu abaho umugisha n'abavugabutumwa namwe nimuhaguruke. Yesu abahe umugisha. Bakira n'umushumba wacu Agasimba. Byinshi cyane yakoranye umurimo mugari cyane n'umutware wanjye ku zuba no mu mvura, ahantu henshi mu ntara zigiye zitandukanye bakoranye umurimo w'Imana. Reka nangire neza noneho nyakubahwa muyobozi waje uhagarariye umurenge wa Gasaka, bayobozi b'inzego za leta, nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu bikorwa bigiye kuduteraniriza hano. Nyuma y'uko twazindukiye twerekeza Rusororo, kongera kwibuka no gusabira umugisha Pasiteri Niyonshuti, twongeye guhurira hano aho ibindi bikorwa bigiye gukomereza, dusaba Imana ngo igumane natwe.
ntacyo navuga nabanje gushimira umutware wanjye wasize adushyigikiye itafari ku gikorwa cyaduteranirije hano, mbasaba ko mwaniza ibiganza tukamushimira. Mwagiye mwakira ubutumire mu buryo butandukanye bugizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni kino tuvuyemo igisororo, icya kabiri ni iki tugiye gukomereza hano cyo gutangiza fondasiyo ku mugaragaro. Urugendo ntirwari rworoshye kugira ngo ibihe byose bigerweho. Iyi fondasiyo n'inshuti ibafashe kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi. Ariko umunsi mwiza aho mugiye kumurikirwa fondasiyo ku mugaragaro, akaba ari nacyo gikorwa nyamukuru cyaduteranirije aha ngaha. Ndashaka kubanza kubabwira uko iki gitekerezo cyo gushinga iyi fondasiyo uko cyatangiye. Ndabyibuka icyo gihe twari mu mwaka w'2014 ubwo twari tumaze kubyara umwana wa kabiri. Inzara yaraturiye iturya ku rwego ruri hejuru yo kubyara n'amaguru, mu gutahana mbwo natashye n'amaguru. Umutware wanjye yari ari imbere n'akabido n'undi ndi inyuma yiwe mfite n'uruhinja. Twageze mu rugo tumara iminsi 2 ntabona igikoma nta sombe, tukibaza se Imana uzadutabara ryari, tugasenga Imana. Urumva ibikorwa ntibyari gukunda kuko n'indi mu bubyeyi. Umutware nawe nubwo icyo gihe yari pasiteri ariko yakoraga mu Kinamba. Ni muri kawashi aho boza amapine imodoka, mbese nyine basukura ibinyabiziga. Amafaranga rero yabonekaga yari makeya cyane. Nihuse twari tugiye hano mu Gatsata, inzara iraturya cyane iratwemeza, mfite uruhinja maze amezi 4 nta sombe. Muri botike nkagura nisiroro y'isukari, nisiroro y'ifu y'igikoma, nkirirwa gutyo. Rimwe na rimwe na supadipe nayo nkayinywa. Hashize nk'amezi agera muri 6 mfite uruhinja, twashobewe niziritse igitenge mu nda, inzara iri kundya cyane. Umutware arandeba aranyitegereza ararira, arambwira ati rero hari icyo nshaka kugusaba. Arambwira ati wamfashije ukajya iwanyu, nizajya gukumbura nzajya nza kugusura. Arambwira ati sheri ntabwo nagusiga, n'ubundi twakoze ubukwe udafite iyo uba mu muhanda, nurara ruhurura tuzahararana, nukora amasengesho y'umuzenguruko tuzazengurukana, ariko sinzahukana kubera ko ukenye. Arongera ararira. Twebwe turi abana b'itawuni hano musi ya downtown niho tuvuka. Nta munsi umwe nigeze njya kuganira mama wambyaye ngo twaburaye, nta munsi n'umwe. Umunsi w'inzara yarandiye mwite, ndavuga ati ngiye gusaba mama icyo kurya. Nari mfite inda n'abana 2 mbashyira ku igare njya kureba mama. Byose Nyabugogo numva umwana arambwiye ngo fata usubire mu rugo. Nabase Mana ko nshonje
ubu n'ikintu gihari biragenda bite kandi ko twaba yateze ubugari n'isombe n'abana ndagaruka mu rugo utwara arambwira se ugarutse ambwira ati umutima wanjye nyuma y'icyo gihe Imana yacu ijya yumva gusenga abantu muri mwese n'abashishikariza gusenga Imana utayijenjeka uyibwiza ukuri kandi ukiranuka ntabwo izabura kukumva ntizagupfusha ubusa cyangwa ntizapfusha ubusa amasengesho usenga hashize iminsi amaherezo y'ibi ni ayahe bizarangira gute bizagenda mbese nta cyerekezo cy'ubuzima twari dufite nta ejo hazaza twari dufite aho kugira ngo dusubizwe ahubwo twarushagaho kujya hasi umusore mbona abana bagiye kurwara bwaki itete se murabizi ni amafi y'ababose bakuraho iminofu fire imifungo zivangavanze nkabona n'imifungo y'ibijumba y'ibikarote abantu batuye Nyabugogo barabizi n'uyu munsi wa none iyo nagiye muri marato sinshobora guhahira mu isoko niyo wagira gute mba ngira ngo n'aba bantu bacururiza ku muhanda amafaranga yanjye bayaryeho barabizi ndi kubabonamo aha ngaha ni abatumiye kuko ni inshuti zanjye turakundana cyane nuko nkaza nyine nkateka nkagura abagore ba Nyabugogo bacuruza amakara Uwiteka bampera umugisha bajyaga bamereza amakara ya 500 akuzura nzaruhahira nanjye nkataha nkumva nakoze stock hari amashashi bashyiragamo amakaroni mbese nyine bakayatandukanya ukayafata ukabona ni menshi ariko wayateka ugasanga nta kintu kivuyemo abantu ba marato barabizi tubiziranye nkagura n'ikiro cy'isukari nkagura n'ifu y'igikoma nkavuga ati byibuze ibi ngibi na ya fu y'umukara murabizi hariya Nyabugogo nkagura n'imboga iyo ntaziguraga zamutibikanye mu gitondo baba bazifite zitukura ndabeshye ziba zihari no mu gishanga ziba ziriyo iz'ijana zabaga ari nyinshi nkakora n'ikimene cya sorghum nkakibika ku isima kigakonje uko ngiye guteka nkakuramo ikiyiko tugateka noneho hashize iminsi 3 inzara yaho tugiye tumajije kwatura tubona nta bindi bintu dusigaranye tuvuga ariko ibintu twatuye n'inyongozabugingo si ibyaha byatuma Imana itadutabara bigejeje nko mu masaa 8 sinzabyibagirwa Imana yacu irumva aho waba uri hose irumva mu gitondo hari havuye nyirizo tumurimo amezi 6 mpita ngenda mbwira umutware aramubwira ati araje nyirizo kugira ngo yitsimbe ushaka n'uhumeke kugira ngo atamenya kuri aha ngaha madamu Trito nyine inzara zamaze ati madamu umugabo wawe arize ndamubwira nti ntabwo uhari subira mu cyumba ndamubwira ati nuhumeka arakumva inyuma y'urugi numvaga n'amakumba no munsi y'igitanda ari buze kuhagera ndamubwira ati rero muzehe tubabarire amafaranga yawe ntabwo tuzakwambura tuzayaguha muzehe yubika umutwe umutima nkavuga ati si umutima wa muzehe uganiriza mutera urukundo n'impuhwe kuri njyewe ubwo nari mfite akana kanjye ndi konsa yumva umutwe arambwira ati rero ni uko ari wowe ariko iyo masaha umugabo wawe mwari kurara musohotse muri iyo munsi
gusa hari igendero Imana imumpera umugisha kuko yatumye icyo gihe tutarara hanze kandi Imana yaje guca inzira tumwishyura amafaranga. Noneho muri iyo minsi 3 inzara yaturiye twatuye niho nshaka kugera, umuntu araduhamagara nawe se Pastor urahari uri mu rugo? Ndahari. Kandi mutura hehe? Dutura mu Gatsata. Tuwaza ku muhanda se nkakuvugisha? Abasha ku muhanda mu minota 30 barahahurira gatwaraga hano kurigega neza neza. Nanjye musohoka inyuma ngiye kubona mbona afite imodoka ifite inyuma pickup ipakirisha umuceri, isukari, amavuta, igitoki, n'inkoko, mbese yaragiye adukorera stock. Noneho tubirebye aravuga ati ngo bifate mu bijyane mu rugo. Ndabwira ati ni ibyacu se ihahamuka ni ibyacu. Tubaturebye abana badutwaza mama banyise mabuja ndeba ku ruhande rw'iseti niciye umugabo akajisho, ariko Imana yari yaje. Imana yari yaje. Twabaye nka wa murwayi wari uri ku kidendezi uhamaze imyaka myinshi arebye. Yesu yaraje atinda kumenya ko yahageze, aramubaza urashaka guki? Tinga abandi urashaka gukira ikidendezi, urashaka gukira iyo kihindurije. Yesu aramubaza urashaka gukira? Mbese yari ari guhuzagurika atangira kwisobanura. Iyo Yesu yaje nta kwisobanura, nta kwisobanura. Aramubwira ati ikorere mu bubiri bwawe ugenda. Bitabisanisha na rya jambo rivuga ngo nuko nkunyuzeho sanga uri kwigaragura nk'ivata ryawe. Wabuze uwakugirira impuhwe, wabuze uwakwitaho, wabuze uwakubwira ngo Paul, wabuze uwakubwira ngo Intore, wabuze. Nshimiye Imana iyo Uwiteka tunyuzeho akabibona ko tuguwe nabi, ko tumerewe nabi, si ko dusiga, ahubwo yandika amateka. Imana yacu ishimwe cyane. Twarapakiye dushyira mu cyumba, twumvaga bari buze kurara babitwibye. Tubipakira mu cyumba bitagiyemo, tubona kubishyira hanze. Arangije adusigira 200,000, aratubwira ngo mugure gaze. Ikinyarwanda cyahise gishira. Buri kintu tuvuga kareba umugabo agaseka, akandeba agaseka. Turi icyo tuvuga. Agafiriti twarerukaga, agaceri kari ikigori uteka kakahita kaba agakoma kakagotomera cyangwa kakariraho. Tubonye byabuze, umugabo arambwira ati rero ndi mu rusengero nzamura icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, nshimira Imana ko itugaburiye, nkora iki? None se mfate kuri aya mafaranga nanga ituro ry'ishimwe? Arambwira ati yego turayitanga, dutange n'icya10. Ariko ni iki dukwiriye gukora ngo gikore ku mutima w'Imana? Ahita ambwira ati sheri reka nkubwire, nyamugo ko hariyo abagabo bawe ntazi abahe babana bo ku muhanda. Nuko yahise ambwira ati ninjye nawe tugiye guteka imyotsi twice, dushyire muri tekawe tubagemurire. Twumvaga nta kindi twakora ngo dushimire Imana. Shayini ndarira ryana noneho abagabo babya cyane.
sinzibagirwa igihe kimwe yaturiye njya ku muhanda hano hirya kwa Sositene kuri botike hotel muri no karitsiye baramuzi nuko gusa atakihakorera nahamaze amasaha 2 mfite n'abana ndangije mutera sitori ndamuganiza nshaka ko ankopa irindazi na biswi nyuma y'amasaha 2 ambwira ati rero nibagiwe ibiceri ndagira ngo unkope ndaza kuyaha umwana yakuzanira yahise shaho nari nyafite umugabo kuva mu buriri bijyanye byamunaniye agenda muhirindazi ngoma n'amazi kuri robine ngamuha agira irindazi anywa n'amazi abana nabo bakorogera biswi mu mazi noneho tumajije guteka duhamagara Sabiu Kisimbi turamubwira ati turashaka gushima Imana ubuhe buryo ko njye nta rusengero ngira turamubwira ati duhereze ikaze kwica nayo Kisimbi dushima Imana tugaburira abana bo ku muhanda saba Imana imuhe umugisha icyo gihe yarabyemeye turateka turagemura dushima Imana itugaburiye aho ngaho niho umushinga wa fondasiyo waturutse muri icyo gihe turavuga ati nzarijyana cyane n'Imana itugaburira ibyo duhaye tuzajya tubisangira n'abandi guturika uwo munsi covid yaje kwituramo Imana itangira kutugirira neza yadusezeranyije inzu turayibona dusezeranya imodoka irayiduha icyo nari nshatse kuvuga cyangwa kubagaragariza uburyo dusenze Imana itumva waba ugenda mu nzira waba uri ku masengesho y'umuzenguruko waba uri muri byinshi waba uryamye waba uri gusenga bucece nk'ahana Imana irakumva niho igitekerezo cyaturutse dutangira gusanga abantu bo ku muhanda tukabagaburira tukabambika umuntu wese ubibonye byamukora ku mutima akavuga ati nanjye mfite imyenda yansize hari niyo mperutse kugura muzaze nyibahe mushyire bariya bana aho ngaho niho igitekerezo cya fondasiyo cyaturutse nkomeze fondasiyo niyo nshuti ifite ibikorwa yagiye ikora byo gufasha mu bihe byatambutse n'uyu munsi ikibikora ibyo byose yabikoraga nta byangombwa ifite byemewe nka fondasiyo ariko ubu ndabamenyesha ko nyuma leta yacu nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda iduhaye ibyangombwa bitwemerera kwitwa fondasiyo turi fondasiyo nk'izindi zose mwumva mwamfasha tugashimira leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda icyicaro cya fondasiyo n'inshuti ni inyubako mubona twateraniyemo murabona ko ari inyubako isanzuye ubu noneho uwakenera kugira icyo ageza kuri fondasiyo n'inshuti cyangwa kwisura yayisanga ahangaha mubona twicaye fondasiyo n'inshuti iyobowe nanjye ariko hakaba indi timu dufatanyije isaba ko bahaguruka bakabasuhuza timu dufatanyije Jacques iyi ngiyi niyo turimo dufatanyije kuyobora fondasiyo ntibiyicarije fondasiyo niyo nshuti ni umuryango ugomba kwaguka uko mutubona gutya ntabwo ari twe tugomba kuzaba tuyigize gusa hari n'indi myanya izakenera ko twongeramo abafatanyabikorwa bitewe n'amategeko ya fondasiyo uko abiteganya
fondasiyo Niyonshuti ifite intego ishyize imbere. Muri izo ntego harimo gufasha abana bahoze ku muhanda, gufasha imiryango ikennye, gufasha urubyiruko rutishoboye, gufasha abangavu babyariye iwabo, gufasha abagore batishoboye, kwigisha no kugira inama abana bishora mu biyobyabwenge kubona ubuvuzi. Ngira ngo izo ntego zose ziganisha mu gufasha no guhindura imibereho ya bamwe bagatera imbere. Hari abagenerwabikorwa tugenda dufasha bari mu byiciro bikurikira: abana bahoze ku muhanda, imiryango ikennye, urubyiruko rutishoboye n'abakobwa babyariye iwabo, abagore batishoboye. Mu by'ukuri ibi byose kubigeraho ntibiba byoroshye pe. Bamwe mushobora kwibaza ngo ubushobozi buva hehe bwo gufasha aba bantu. Kandi hari umusanzu uhoraho mu gihe runaka agomba gutanga, kandi n'abo dufatanyije kuyobora baba basabwa kuwutanga. Uwo musanzu niwo duheraho dukemura ibibazo bya bamwe. Ntitwakwirengagiza n'impano zivuye mu baterankunga. Hari n'izindi mpano zidufasha muri ibyo bikorwa ziva mu nshuti n'abavandimwe, nka bamwe ngira ngo murabizi n'iki gikorwa cyatewe inkunga namwe. Fondasiyo Niyonshuti ntibirangirira aho ngaho gusa, yicara inategura imbere hazaza. Nk'ubu umwaka utaha hari ibikorwa biteganyijwe. Dufite abana basanzwe biga n'abandi twenda gutangiza umwaka utaha. Dufite abana biga imyuga yo kudoda, turashaka kubagurira ibikoresho birimo imashini bazajya bigiraho uwo mwuga. Dufite abana biga amategeko y'umuhanda, biga imodoka na moto, turashaka kugura imodoka na moto bazajya bigiraho. Dufite abana biga amashanyarazi, dukeneye kubagurira ibikoresho bifashisha muri uwo mwuga. Ibi byose bihagaze miliyoni zitari munsi ya 17. Urumva ko ahaho isaba ubufatanye hagati yacu namwe n'abaterankunga batandukanye. Reka mbonereho mpamagare abagenerwabikorwa bahagarariye abandi muri ibyo byiciro bitandukanye. Uhagarariye abana bavuye ku muhanda niko barihe. Sandrine warihe? Nabambuke. Uhagarariye abana basubiye ku ishuri, Karoli. Karoli. Uhagarariye abana bafashijwe kubona perime, Amuza. Uhagarariye abana biga imyuga, Shadrach. Uhagarariye abana bahawe igishoro, Shanera. Ababyeyi bafite abana bavuye ku muhanda, Mama Babuji.
duhagarariye abo twubakiye amazu Dominic. Ibi ngibi ni bimwe mu bikorwa twagiye tugeraho, gusa hari abana batabashije guhagarara hano, bambwiye ko bari mu mirimo abandi babatumye. Nagira icyo tubwira nk'umunota umwe na Shaza, umunota umwe murase kureba umwanya nk'uyu uhagaze hano kubaho kwawe ubundi ari imbarwa ba mu mazu y'abantu uko bwije n'uko bukeye baza bahuramo, ariko Imana yaje kunzanira ababyeyi, ntabwo atanageraga nta mpamvu bari babitira Imana, binzaniye ababyeyi baza mu murenge wa Ntarabana. Kumenyana nabo twamenyanye ndimo mbakorera kuko barahageze bagura ikibanza bagiye kubaka, niho twamenyaniye bampa akazi k'ikiyede. Pastor Theogene akajya ndeba akabona ukuntu ufite imbaraga akambwira ati izi mbaraga uzikura hehe? Agaye Pastor bose ni Imana iba yazimpaye. Akaba n'igihe niziritse nk'uko mama Pasiteri yabivuze, nkizirika nkajya mu kazi kugira ngo nshakishe imibereho, ntanaburaye nta kintu cyose. Ariko nyuma yaho Pasiteri yaje kumbwira ati ese ubayeho gute? Mubwira ubuzima mbayemo, mubwira ambaza abana, mubwira abana mfite abana 4. Ubwo nyuma yaho nibwo yaje kumbwira ati nzagusura. Nibyo mama Pasiteri yavuze, nagiye kubona mbona koko imodoka ziraje, ziza zipakiye ibyo kurya. Nanjye narabirebye ndavuga nti Imana, ibi bintu ntabwo nemeye ko bije iwanjye, sinzanga. Twarariye abana bararya barishima, kugeza ubwo yaje no kumbwira ati ufite ikibanza, nawe mwana gifite ikibanza. Nyuma yaho nibwo yatangiye gahunda yo kwiyubakira. Ubwo inzu itaruzura nibwo Imana yazihamagaye, aragenda aratabaruka. Murakoze kubashimira wese teraniye hano, iby'agaciro. Buri wese yagakwiye kuba ari muri gahunda ze, ariko mwese ntabwo kubashimira ko mwaje kudushyigikira. Nk'uko mama Pasiteri yarabivuze, ni umwe mu biga imyuga, yiga electronic and telecommunication. Ariko Pasiteri twahuye tutaziranye, tumenyana ampaye akazi mu kumukorera, turaganira ambaza amakuru, ndamubwira ati njyewe narangije segonderi ariko mbura uko nkomeza kaminuza. Ntabwo ati se ubonye uburyo usubirayo wasubira ku ishuri, kubera ko ibyo ubusanzwe ngewe murakugera bw'umukanishi. Arambwira ati se cyangwa ushaka kwigumira mu igaraje gusa? Arambwira ati ubonye n'amahirwe yo gusubira kuri ya kaminuza najyayo. Akabwira ngo itegure uzajye ku ishuri. Ndabyibuka 2023 natangiye mu kwa gatanu, haciye ibyumweru nkabibwira amaze kubimbwira ahita yitaba Imana. Urumva nari maze ibyumweru 2 ku ishuri, nanjye natekereje se kuki Imana wabikoze uku nguku? Ariko Imana iyo yavuze ikintu iragisohoza. Nagumanye na mama Pasiteri bakomeza kumufasha, n'ubundi nta cyahindutse. Ari niyo mpamvu nkomeje gushima Imana imbere yanyu. Navuga byinshi, ariko Pasiteri wacu turacyamukunda, kandi ibikorwa yakoze
turifuza ko natwe yabigiriye hari abazabigirira. Murakoze cyane. Amen. Bana yangirira neza. Bana yabaye Daro mupaka ndima yibo kumuhanga. Umwana wanjye kumusarira muri Imana iratuje Imana n'umwana wanjye kurira muri masi. Shimye Imana ko najyaga gusenga Imana ikambwira umwana wawe nzamuganga mu bantu. Wahuriraga mu muhanda akanyita akanyitindaya. Shimye Imana ko Imana yamugaruye anyita mama turabaga. Ishuri akabisubiramo. Nshimira Imana yamuca nari muzi. Imana yajyaga imbwira nzamuhuza n'abakomeye. Nshimira Imana yabamuye. Ikindi nshimira Imana nuko Imana ni intambara nyinshi za Satani. Ahora nsenga mbwira gusubira muri Marina sinkeneye gusubira aho nabaga. Ndashaka ko ukomeza ukakomeza mu murimo wawe. mubona uyu mubyeyi muri kubona yabaga mu muhanda baguje ari hehe bino baguje bangu. Uyu ni umuhungu wanjye yabaga mu muhanda arara ku kiraro cye na mama wiwe arara ku kiraro. Basanga ku muhanda umwana tumusubiza ku ishuri na mama wiwe tumushyira mu nzu tumushakira n'igishoro kugira ngo ajye mu buzima bwa buri munsi abone kumutunga nawe. Imana yacu ishimwe yicarire. Ubwo mama Pasiteri yavuze navuga kenshi kuko muri Marina yamenye ibibazo mbere cyane no kubaha. Ikintu mama Pasiteri ishima kuko mutumvishije yavuze ko yakugaburaga na kimwe yabeshyeho kuko yaramufuzaniraga atwara bakuzanira n'amagamba y'abana abafite abana bahabwaga amapapa n'amasabune n'amavuta. Nk'uko yabivuze yadukangurira kimwe kumwe na Pasiteri kuva mu muhanda tugashaka ukuntu twabona ubuzima bwiza tukareba. Pasiteri yageraga igihe yazaga kutureba tugahurira nawe ku rusengero hariya kwa Adeperi akatugira inama n'ukuntu twahinduka. Rimwe na rimwe muri kovide baraduhamagaraga bakatuzanira ibyo kurya tukahahurira bakatuzanira umuceri amavuta byose ntacyo mbeshyaho yarabidukundije. Ikindi kintu nshimira mama Pasiteri nk'uko yabivuze nanjye nahuye n'umuterankunga baje gusenga bita amashani ahari gusenga gushima abi Kanombe. Yarampamagaye turahura amaze ikintu nabasha gukora ndamusobanurira ubwiza ukuri. Arambwira ati rero ibyo kujya mu muhanda wakwitse ugashaka ikibanza ukikwishyura. Ibyo biraba ugiye ko ugishaka ndakira kubera nta bagabo nari nakabona ukuntu bayibona.
mbanza gucuruza ibintu bimwe na bimwe, ni nabwo nahise nishyura ubwo ubu nishyuye nibwo rero mama pasiteri ahora ambaza ni bagenzi banjye bahindutse barahari abasha kuba yagira ikintu bakora, twese araza akabitubwira nabo twazanye nabo barabizi. ubu ngubu umwaka ushize yatwishyura mituweli nawe yishyuriye, hari n'abo bitavuze ko nta byiciro bari bafite n'amarangamuntu. ubu ngubu rero ikintu nshimira mama pasiteri ni kinini kuko ngubu nsigaye mfite n'aho mva ntabwo burarira. nanjye nari umwana mutoya papa wacu atarapfa, twajya mu rugo nyine iyo tugiye nko mu birori yadutumiye akambaza se wakenera gusubira ku ishuri, nari mwita ariko maze kwishaka mwite nanjye nta muntu n'umwe wari ubizi mwemera ariko mwite ntabwo akoresha ikiganiro n'ambaza ukuntu ubuzima bwanjye bwagenze byari mfite imyaka cumi n'itandatu. turaganira nyine bamba nimero zanjye, abantu bakajya banyohereza amafaranga bamfasha, rimwe na rimwe mama wacu akatuzanira imyenda akaduha ibyo kurya tukarya. ubu nyine ko dusigaye dusa neza, uhuye natwe ba mbere ukabona natwe ubu ngubu harimo itandukaniro rinini cyane. dusigaye tuzi kwambara imyenda myiza, inkweto nziza, tuzi gukoresha imisatsi n'amatelefone meza turayafite, bayatugejeje kuri byinshi. ndashimira na nepo nawe ari mu batumye ngera aho ngaho kuko bakoranye ikiganiro abantu bakajya bamfasha bakanyohereza amafaranga yo kwita ku mwana. ndashimira Imana ko yameze n'abo bantu bose, nuko nyine umwana arasinziriye yayamuheretse tumeze neza kurusha umwana. Yesu abahigisha, aba ni bamwe bahagarariye abandi, bakunda cyane iyo afite ibirori mu rugo n'abashyitsi bakuru baba bahari kuko ndabakunda tu. Yesu rero abahigisha bamukoze cyane. mu byifuzo dufite turasaba buri wese wumva ko hari icyo yakora mu bubasha ubwo ari bwo bwose ngo turusheho kwita kuri aba bana bahindurirwa ubuzima, inkunga, ibitekerezo, yaba inkunga ijyanye n'amikoro, inkunga ijyanye n'ibyo ari byo byose, uko yaba ingana kose nta nkunga iba ntoya. Uwiteka yazajya akomeza kubaha umugisha, gukomeza kuba hafi no kuba hafi y'aba bana. Twagize amahirwe yo kubana, twagize amahirwe yo kubana n'ubuyobozi bwacu mu rwego rw'umurenge kugeza ku isibo. Twifuzaga ko twaba abafatanyabikorwa b'ibihe byose. Gana ku musozo mfashe uyu mwanya nshimire mwebwe mwese mwivumwa mu mitungo Imana yabahaye mugafasha aba bagenerwabikorwa bacu. Ndongera gushimira leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo ituba hafi. By'umwihariko ndashima umuryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Uburyo badahwema guha urubyiruko amahirwe no kubaremera ejo heza hazaza, mwamfasha tukamuha amashyi. Murakoze bayobozi, mwamfasha mukajya ejuru
mukamfasha kugeza ibi bikoresho ku bagenerwabikorwa bacu, tukabashyikiriza na sheke iriho amafaranga azishyura mituweli z'abantu 50. Murakoze. Izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata, mpagaze hano kugira ngo mushimire Asiya, madamu Theogene, umufatanyabikorwa mu murenge wa Gatsata. Amazina yanjye yitwa Mukantabana Jacqueline, abashinzwe imibereho myiza mu murenge wa Gatsata. Ndagira ngo mumfashe, ayo mashyi ntabwo ahagije, tumushimire. Hari imihigo leta y'u Rwanda igira iyo perezida wa repubulika Kagame Paul aba yaragize ku rwego rw'igihugu, natwe tukagera ikirenge gike kugira ngo tuyihigure. Mu bintu yagaragaje harimo abana b'abangavu babyaye kugira ngo mwababonye, harimo gusubiza mu buzima busanzwe abana baba mu muhanda cyangwa bajya mu bigo ngororamuco bava Iwawa, Nyamagabe na Gitagata. Aba bana bose rero tubafasha kugira ngo basubire ku buzima bwiza, babashe kwiteza imbere. Hari n'ikindi yavuze cy'imiryango itishoboye cyangwa ibana mu makimbirane. Tumaze rero kubona gahunda y'ibikorwa Mama Asiya yatuzaniye ya Niyonshuti Foundation yo kugira ngo ifashe leta mu bikorwa bimwe na bimwe, twasanze ari gahunda nziza, ari nayo mpamvu yemerewe gukorera mu murenge wa Gatsata. Rero ni ishema kuri twe nk'umwe mu baterankunga batuba hafi, aho yishyuriye imiryango 12. Ndagira ngo rero ize kuza hano imbere mituweli y'umwaka utaha, arizo yishyuye z'umwaka ushize z'abantu bagera muri 30, ngo ni abantu 30 ariko ni imiryango 12 n'ibihumbi 153. Ubwo rero nagira ngo nsabe abantu bakiriwe na Diane baze hano kugira ngo badufashe kwakira ino sheke, nubwo ibikorwa byakozwe ariko nagira ngo baze hano. Ikindi rero twavuga kuri foundation, ni umuryango mwiza udufasha mu bikorwa bya buri munsi. Tuba dufitemo abaturage bafite ihungabana, hari abacitse ku icumu rya jenoside, hari abafite ibibazo bitandukanye mu mibereho yabo, babagira inama, barabasura bakabasanga mu ngo, bakabagira inama kugira ngo babarinde guhungabana ndetse no kubasha gukora ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rero turagira ngo mudufashe tubashimire, kuko hari icyo badufashe kugira ngo abaturage bivane mu bukene. Nagira ngo munize amashyi y'izina ry'umurenge tubahamagare. Rero abo bantu baza hano bose
cyabaye umunsi ariwo bayobozi rero mudufashe dushyikirize ba nyakubahwa bacu abayobozi bacu kugira ngo bakire isheke ku mugaragaro. Asaba kugira ngo agaruke hari ibindi kintu bibaye byiza akaza kuguma hano igikorwa tugisoreje. Ugira neza udacabukira, ugira neza mana we. Turirimbane twese. Ugira neza ukora imirimo mana, ugira neza udacabukira, ugira neza mana we. Ugira neza udacabukira, ugira neza mana we. Ugira neza ugira neza amashimwe nayawe yewe